Daddy. Nkawe n'uriya musore kumbukumbu mpamupanga iki? Kumubona atari level yawe. Kugeza kuki? Okay. Ba mwana na rero nabanjije kumurwanya. Ariko nyuma nza kubona nta kintu atwaye. Aranshimisha uriya ni nka radiyo iwanjye. Cyane ko mutari munahari. N'umugore ntabwo yari ahari. Akaza akanganiriza n'abantu bazaga kuza kunderanja mu rugo akabirukankana buraya ni nkawe neza neza. Rero buranda mukunda Daddy. Abantu nk'abariya ngo baragushimisha ko bagushimisha no kubashimisha n'abandi ibintu yakuvanye n'ibyo cyo kubwira n'abandi. Nimba yamenye ko ndi umuhungu wawe karisi yose razamenye rubanga rukampura aho ngaho. Reka ibyo tubiveho rero. Ahubwo impamvu yatumye ashaka yuko tubasha guhurira hano tukaganira. Nanze ko tuba turi mu rugo buraya n'abantu. Ari igihe uvugira mu cyumba uranza akakumva uri muri salo. Kuko urabona hari gahunda hari abaje mu rugo hari umugore bayirasheri wanjye ukuri nari weke subundi wansuhuje umva rero reka nkubwire uyoboye kuri sheri wanjye wanyisuhuriye ubwo sibyo wankoreye ntubizi disi we oya wanze kunsuhura nta bihumbi 10 ifite uyu munsi nawo ndi bubikora ke basinsuhuza suguri kunyirukana gutyo kandi genda oya genda oya nta kibazo ahubwo nyibwirira arya uri kumbwira basi suragarutse menye yuko watuje arya twatugeze barumbwiye baba umva reka nkubwire uriya n'imyenda ya n'ikariso yayisigarana uramushaka twivugira ibyacu. Okay. Bo ikintu ushaka rero nashaka ko uriya mugore ngubu sinzi impapuro z'imitungo y'ubutaka sinzi aho ziri uruvuga mu rugo ko utazabona biba erega umenye yuko umusaza we niwe wohereza amafaranga akayanyuza kuri uriya mugore n'imitungo igurwa yose iba yanditse kuri uriya mugore rero ndashaka ko ikintu ugomba kunkorera uri kunyumva uri kuntega amatwi ibyo bintu byo gukurikirana haza umuntu w'umukobwa tangira ukanagura ikintu ugomba kunkorera uriya mugore wanjye icyo nkubujije cyo kuryamana nawe waba ukoze amahano ugomba kumukurikirana ukamujyana gake ukamugaragariza yuko umwubashye yagutumuka yewe ukajya unagaragaza ko ndi umunyamafuti kugira ngo akwizere ibyo akubwiye ukabigenderamo ariko ushobora kuzakubwira ko nkubita hari ibyo nawe uzajya ushyira mu nyurabwenge nawe wumva ibintu bibiri ibintu byo kuvuga ngo muraryamana harimo ibintu umva se umva nyine ntega amatwi kuryamana oya kunkubita oya ahubwo kuryamana n'umukecuru wawe umva nyine umva ndakuzi kugenda gakeya ukamwinja ukamwereka yuko umwubashye bo kugeza ubwo umaze kumenya ahantu yashyize urupapuro rw'imitungo ubundi ibindi uzabindekere nanjye nzagikemura ikintu nkwijeje ni urupapuro rw'imitungo ruraboneka yakoresha inzira zose zishoboka binsaba gukorana n'amakini ndajyayo binsaba kujya mu kirere ndanyurayo hageze uwo kwitambika toshanjiya kujugunya inyuma ndakwizeye ariko ikintu kimwizeza ni kimwe umugore wawe izaryamana nawe okay angane gato saza yaryamana n'abakecuru abatoto yego boss tukumva cyane databuja ndi mu rugo pe ndi mu rugo sorry kare tukambwira gutegereje murakoze cyane boss agiye kwitamo akazi ko kucyagara ntuzi umaze kuvugana nyine suko mbwiye ngo agiye kuza abantu bose ntabwo muvuka ntabwo mubiri ntabwo bafite umupfana uko yitwara n'iki gituma umuntu aguha akazi nditwara neza nyine ikintu kimwe
kwitwara neza so kwifata gutya so kurebesha nka Bikira Mariya uko umuntu avuga amagambo avuga kuri uwo muntu atuma gwakaza kuko yafite ngo igwe nk'igishusho cyengeje umere neza uvuge neza nk'umukobwa ukuze kandi ubana hano bwana ndavuga neza so ntumaze gukora nashaje ubwo sizi akusubira ubundi kuzinanga igwe kugira nka gushaka imangu isengera bakakurongora bakaduhinga mu rugo nzongera bazankingira nta mafaranga mwese amafaranga kakakare umugabo amafaranga n'umugore bosi nakumva usane yacamo cyane rwose wowe wanjye nakumva nyakuba de karwana so n'uyu bitese nawe kanya kuri byandi byabaye nyine hariya buri muntu yabashyizemo n'agakoni agacupa nawe urabyumva mu bisanzwe ntabwo ndi umwana mubi cyangwa nawe urabibona ndi umuntu utuje nta kavuyo ngira ahise ibintu byamfasha hajya nakoze hano humura ntabwo bizongera sibyo ndabona ari umwana nta kibazo uko biri wagerageza ariko nasanzwe ibyo bitabigusezeranyije pe akana keza nza akana keza bisanzwe none se ako kanya ufite gahunda yo gutera inama umunsi turi ku inshuro nyinshi cyane rwose nawe si bahari ahantu hose njye naba mpari nta kibazo reka byiza pe ndabyemeye karakuze nuko akwena wagira ngo karwaye bwaki kano kaginga karakuze kakakure mu nk'imbeba hano hari amafu hano biga no kuya kagashyamba kana hepfo gatuma hano haza akayaga kubona ubu niwe boss wanyabwiraga mwita Mamayira boss zandawe ni umucuruzi cyane umucuruzi ukomeye cyane inaha baranzi cyane baranzi rwo hayi siyope wanjye egasubize ko uzi ko wagira ngo ugiye kurwana n'aba bantu baza kuje aragenda kabisa buriya niyo mpamvu nanga umuntu kuvuga nabi ahubwo wajya gukorera ibintu byiza uyu mwana ubona nako uyu mukobwa ubona azabishobora uzise kambwira kubona kakakobwa nari na kepfiri wacu ese ko mbona mujya gusa kabucura nyine ko nyine karize karangiza kakabona utubushe kuvugana tutari turwana ipfiriya mbere ko nani tagasekreteri kawe gasa nk'uko kuzama kakaza muri no minsi kamaze kubyimbije go ndavuga nti kuko kakana ni gashitsi kandi ikibije ko n'amakoza kana gacice minti barasubiza ku murongo ikindi kintu utazi kimwe rero kangaka kwa kundi madama gifata kigakazi gashoboka kugumu njaba uvuga ibintu ariko noneho urabeshye pe intome ya Mungu none se ndakabye nkazi wacu ibyo ni ukuri ntabwo bamenya ko ari we cyageze ariko reka da urabona ari neza oya se kandi twapfuye aya sari cyo bitwaye n'utuntu tuto cyane n'igikobwa uyu mumama hano se muzanye gute ni inshuti inshuti yawe hari ukuntu turi inshuti ntabwo mbese hari ukuntu ariko ni icyemezo biratangaje se kuba inshuti n'umumama mfite imiti none se umva reka ni wowe ubwo ngiye kubimubwira uko bimeze nta kibazo jewe ubona ndi umuntu ufite amafaranga ariko kugira ngo mfate gahunda niba amafaranga ari cyo ngiye gukora no kubanza kuvugisha umugore kandi yaza yagira gute ari n'ibintu aba mbeshyira byo hirya no hino ariko akaza nta kindi ni ingumi ni imigeri ngo ugafite na gahunda yo kuzanyicaraho ibyo bintu rwose birambangamiye cyane simvuga
ngerageza kwihagararaho bya kigabo n'iki ariko niba nk'umuntu w'umugabo nkanjye wiyubashye nka gutya ariko singire ijambo mu rugo umva mzee nako papa banza unyumve muzehe niryo zina ryanjye ubonye ugomba kuzajya unyita ikindi ndi papa wawe se narakubyara mbabarire bambwira ngaho mbwira ibyo washaka ariko nyine byakemutse mfite umuti ibibazo by'iwawe birahita bishira twari turavura rwose kandi n'ibintu biturimo mbese rero ndabizi ntacyo ubusa niba ibintu byizeye koko nangahe kugira ngo nangizere nta nubwo nirwo byihorera umugabo aho ngeze hano ni ukubera ko yambanye ku bunyunzi ndimbo we ku muhanda angeze hano amafaranga ubungubu boye ngiye nyene nagira ngo uyu mugabo atungane sibyo ni umugabo uhamyerega iyo uba mu rugo aha hanze twe tubafata nk'umuntu w'umupatro w'umuboss ariko iyo umugore akamusuzugura nanjye birambabaza oya nanjye byambabaje amafaranga rwose ubu wowe ubinkoreye ibyo nzagukorera byihorere nige nawe nzagukorera ibintu byiza byose byiza ibi ngibi bitunganya mbe na mbere akazi ahubwo ngiye guhita mbijyamo mbikore neza ahubwo no birakorwa biti ukuntu sabigenza ese azaha umuti umugore aho utangaho nta mugabo uragore ko nawe kandi nkwereka hari ukuntu bajyaga babigenza bagafata umuti bakabaha umugore umugore akabazi ko agiye nko gufata umugabo kumva ari kongera imbaraga umugabo ariko ubundi buriya gihe ntashobora kuba yaranyahiriye ni inshuti yanjye ngira inama aranganiriza mbega mfata nk'umukobwa we niyo mpamvu nanjye mukunda ukamufata nka mama wawe cyane pe ufata nka mama kandi ari inshuti yanjye yanaba umumama mwiza rero kumashika n'abameze Suzi nyamha wakari kambizo kakano ureba wijana ngo yakore kakunya ndiye kugira ngo uranabyembe ngiye ko tuvuga ko uyu agere ambo urebe kana anakwagirira rero abari cyuko bigenda bite iyo jewe maze kuwunywa bigenda bite urumva ari wazaguha mu maso nzawumuha wazi ko ubugari bugiye kwiyongera ahubwo ari wowe bigiye guhindukira ukatugarura imbaraga kwa kundi yagusekura bakaba ari wowe ugira ute okay Kim cyane mba niba mutambeshya ariko si ibintu z'umuntu nizere ko nta bitampindura ikigo rye yabaye tugasanga yabaye kiragenda no mu nzira noneho nawe nkikura naho nari nge kambwiza kuri nizere none se akakubaza bazashyikirana bate nge kombo murabwe ngo nsubwenge wowe ibisigaye byose berekimishye kuma urano reba abagore done ntabanga bajyane biri hanze ura ibintu byose je mumbwira ukuntu ndi bubyitwaremo wowe kambwiza uko biragenda bite njewe nje cyo kuri NSM wowe nta kintu usabwa tubigenza tuheza uyu nguyu agende ahagere kumva umuntu kurindiye ubwengeza kwaka kazi ku secretary kwa rendezvous iwawe najye we n'ingo ndamuze ncakora ashaka ukuntu amwegera amuganirize amukure utugamba none se ko zira abagore zira ikintu igitsina gore baragenda na reka daramasa abazi n'abandi bahaza bashaka kureba kandi Thomas n'uruhinja nta kintu agatekera ubwo nikagera akagiye kazagira kamakomeze kamaganize kamureshya kamugushije ku bibazo kandi bati ngiye gucyo cyawe nakigukemurira okay umva reka ndumse cyane cya umva tugenda ahandi nta kibazo ariko hari ikintu ntekereje cyane ubwire
turamutse tugiye uyu nguyu ntabwo tugomba kujyana hatagira umuntu utubona akanabimenya akaba yamubwira ati bari kumwe gutya na gutya rwose iguze ubwenge amagambo noneho wera nkwereke nani ngiye kubwira uyu kakazi kuri butike uri kunyama ryari byagiye koza inyama n'amasupageti ari n'ibirayi n'amavuta uteke ifiriti n'akanyama urya nshaka kuzana hanze ngiye ngo na boss twirira koko umva rwose rero rwose umva ugomba ibintu kubigenza neza ugomba kuzabikora neza uzabikore neza ndateka rwose Mana yanjye Imana ishema gukoza kuvura n'ibintu byanjye nzabavura mbavure kandi ndabizi ko bizagenda neza ahubwo Imana ishema mbonye akazi nje mu mujyi none se ni gutya yari yakubwiye nyine yarakubwiye ngo uze hano cyangwa yakubwiye ngo kiwowe nyine njye twaravuganye ndi kumwaka akazi k'ubusekreteri arakanyemerera arambwira ngo uzaze mutegerereze hano mu rugo ubwo mbona mpamvu narinje nyine kumutegereza ahubwo ndabona n'amasaha yambwiye niyo naziye mukobwa wese tegereza gato wenda araza none se mama ko mbona utishimye bimeze bite mwana we ntabwo nishimye mba mfite ibibazo byinshi uri umukobwa uri umumama warabyaye bimeze bite njyewe ndi umukobwa ufite fiyanse se urebye ntabwo byaba ndamufite uretse ko umuntu atabanye yakamwemera neza ariko ndamufite utubazo twinshi mfite wa mwana we rero ko mu rugo nyine ntabwo urashaka se ubu wabimenya koko ariko wambwira nanjye niho ngana rega ko yewe mba ufite utubazo hano n'umutware wanjye nyine tuba tutameze neza dushwana turara turwana utuntu nk'utwo mbese mpamvu usanze nyine agahinda kanyishe utwo tumaze gushwana mu kanya Serve petit mitsingi hano zana petit mitsingi Serve ntabwo hano ngiye bundi ntabwo ndi umuntu usanzwe neza cyane no akenshi na kenshi mba muri Kanza cyangwa se muri New York it's like ukuntu nyine tuba twavuye USA ko numva ugenda ibihugu byinshi cyane nyine it's all about work ni kuri akazi tuba turimo okay kombo nanjye nitwa Bobo you have a great name nawe kombo ni byiza ndumva ari neza cyane rwose mbega umusore kora mu kanya twari tumaze gushwana tuba dupfa ubusa nyiyenzaho sinzi ibye mbese nubwo ubona ndi umwana ariko hari abagore benshi nagiye nubakira ingo naravuye abantu bagiye batandukanye humura rwose ahubwo ubuzima niba nabyita imana niba nabyita iki nsanzwe mvura ese uri n'umuvuzi ndi umuvuzi gakondo nagufasha rero gute se naguha umuti uha umugabo wawe uri kumva ahubwo nawe nanawugendanye wagira nari mbizi ni imana ugize ni umunyamugisha mubyeyi dore hari uwo kumushyira mu mazi agiye kuyanywa hari n'uwo kumusegura agiye kuryama ariko yamara guhindukira rimwe ukahita uwukuraho nahindukira kabiri birabipfuye ahindukira imwe nkahita nkujyana uyu ni uwo gushyira munsi y'umusego uyu ni uwo gushyira mu mazi ubuse bizakora njye naravuye mvura Rwamagana mvura Kibungo Iburasirazuba zose nari narije mugeze mu majyepfo nuko n'ubu nari mbonye akazi ngenda n'umuti ko ntabwo none wahari menya n'ukuri
kandi agahinda kare karenje ubusa nibyo koko nibyo rwose agaca bugufi neza uduhumbi icumi twonyine yo bimeze bite bro salama se naragushaka gusaza yo hey bite makuru fresh yo bro fresh ndashaka tuvugane man tuvuga iki man nako uciringa man ntukagire ibintu intambara always bro come on man kuko uri kumwe babe imingu ntumwiteho she's just a fucking shit you know I know ni ushaka mama katuvugana ariko Rwanda tuvugane ikindi mama kana masizi ngendo man bro man bifate easy brain ifate easy man bashaka tuvugane bigende bite tuvugane ku Rwanda nareba bakatubona igwende kwena be wanje se like biri ngombwa man this is a business be private bro come on man that's a bullshit do it ibibazo dufite hano byo kurwana bikarangira neza burundu njyewe ndabikwibwiriye bizagenda neza ndabizi neza aka nako mu mazi aka nako ku musego agahindukira rimwe nkahita nkakuraho nzakifatana oya unasuyobewe ubwenge bizahita uduhisha nyine ubwo biba birarangiye ubundi urenga urugo rurabona unaseka n'abana narabise ngukunda n'ubwite utarwubatse naguseka nanatinye kukubwira oya jya wirekura rwose unambwira unamamagare reka wishime uduhisha ahubwo vuba ataraza ndabona n'amasaha ageze yari y'amazi nagiye kuza sha ni ukuri ko wabunkoreye ibintu ndashaka ubuntu bwa bla iki bijya ku ruhande ntabwo uri kwa sobuja ubu none ariko niwe shobuja ndabisetse ndashaka ibintu byo kwa sobuja bijya ku ruhande man nabonye uba muri rugo genda gushaka mama ndagenda cyane urahagenda ubundi bisa nkaho haba igihe cyo nshaka nta makuru nshaka ndagushaka amakuru yahariya urumva itsinda rirahari rimbaze I'm a big boss ne big boss look at this big boss nigga okay man kakatubireke 2M njyewe 2M that's too much big boss man I'm a big boss but you're man amakuru ahenda stay down man amakuru ahenda njye okay it's okay 2M lazima 2M alright sinjya munsi mu byiciro bitatu oya ikindi bizaterwa n'amakuru kuzajya yabo of course akazi kawe kazaguhemba iki kambiza ukuri nani sinakora aka kazi ntabona advance bigenda neza nzagusengerera nkubura agafatana nagusuzugura mbona urakana nsuzugura urabona urugo wubatse da nzakugurira inkoko n'amarura oya bizagenda neza wanyizeye wabona imana ariyo ikunzaniye kuko ahubwo nahise nzi ukuntu bigendanye ubundi ndabaga ndaho nyigendera nasamye bibaze oya ni imana buriya wabona bibaye ndatumuha duhisha ahubwo ndabona atarisubiza kandi yambwiye ngo usanga yamengeze hano aba aragiye kuza ariko ntabwo azagufata yewe